barangije arambwira ati rero wa mwana we utazagwa hano igendere. Ndavuga uti ndagenda njya hino manyicire hano. Narahabaye ndahaba, hari ikigabo twari duturanye cyitwaga Cyiza. Ubwo Cyiza twaje gukubitana mvuye muri toilette yabo, aravuga uti uyu mwana agafaranga namwishe, nanjye ku gikuta ndagaruka ndavuga ngo nimba adapfuye azapfira ahandi. Bansigaho abo bagore nabo sinzi uko byagenze kuko njye ibyanjye byari birangiye. Nigumira aho nguma aho ngaho, sinzi uwantoraguye anjyana ahantu mu gishuri. Mama aje uti se uracyahumeka? Ndavuga uti ndiho nariho, uri kumwe nande? Ntabwo nzaba turi kumwe. Mama uti nanjye bari kumpiga, guma aho ngaho ntawe mfite ngutwara. Mama aragenda, ariko nsubiye inyuma gato hari ingarani y'ibishingwe, ndayibuka neza, yari iri ahantu ku muturanyi. Ndagenda naryamyemo, maze kuryamamo baza gusaka iyo nzu, basasa iyo nzu basanga ba nyirayo bagiye, ariko basanga ni njyewe uharyamye. Mbona ndi burye umunsi mu kanya nkarya n'ejo nkarya, nibwo naje gushira umururumba. Nabona inzara nari mfite nayo ntabwo yari shyashya, ariko nshima Imana, ni ukuri nshima Imana kandi nkashimira n'abantu babohoye u Rwanda. Twibuke twiyubaka ni insanganyamatsiko ntekereza ko ari iya buri mwaka, kuko kwibuka twiyubaka niyo ntego y'abanyarwanda muri rusange. Iyi ni Imena TV show, nitwa MC Imena Gitero Moses. Umuryango mugari w'Imena TV show wihanganishije abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho abarokotse bari n'abatarashoboye kugeza ubu kubona imibiri y'ababo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ndabizi ibikomere ni byinshi, intimba ni nyinshi, ariko twibuke twiyubaka. Uyu munsi rero turi kumwe n'umubyeyi, agiye kudusangiza amwe mu mateka, urugendo rukomeye inzira y'umusaraba yanyuzemo mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hirya no hino ku isi ku mbuga nkoranyambaga haboneka hakanumvikana ipfobya n'ihakana rya jenoside. Nyamara abatangabuhamya bagaragaza neza ko iyi jenoside yateguwe, ndetse ko ari nayo mpamvu yashyizwe mu bikorwa. Nimunkundire uyu mwanya tumwakire atangira twibwira, atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo, na babandi birirwa bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi babonereho banamenye neza ko jenoside yabaye kandi yateguwe. Ikaze mama. Nyiriwe, nitwa Uwambayikirezi Natasha, narokokeye Nyamata mu murenge wa Ntarama. Ntabwo byari byoroshye jenoside ijya gutangira. Ni ukuri njyewe nari mfite imyaka 7 ikabakaba 8, ntabwo byari byoroshye. Bijya gutangira nagira ngo ni nk'ikintu runaka cyiza kigiye kuba, ariko nagiye kubona mbona mama aduhaye utuzigo ngo nitugende, atwereka inzira ducamo. Turagenda tugera ku rusengero rw'Intarama rw'Abanyagatolika,
ni ukuri twarabaye bitinze kabiri baradusanga baza barasa bakubita grenade, ntabwo byari byoroshye, abasigara barasigara, abagenda baragenda, twe rero turimo bahise birukanka tubonye badusanga, twarirukanse pe, nahoraga nirukanka ntazi niyo ndi kujya, tugwa ahantu mu masusa, ariko mama na papa twari tubasize inyuma, njye nari nirukankanye na bakuru banjye, interahamwe z'iwacu zagendaga mu kandi gace, akandi gace akaba ariko kaza, ubwo mu kwiruka twahuye n'interahamwe y'iwacu, ndavuga uti abana bagafaranga muracyariho? Desha ntacyo twakoze nimba mukiriho, ngira ngo bagiye kutwica, uwo mugabo aratureka turagenda, ngo ati ngo mugende muzagwe inyuma, ngo hari abandi, tugwa mu masusa, tuguye mu masusa nshaka kureba mukuru wanjye arambwira uti werira, ndavuga uti reka niyuriye kino giti narushye, uti oya tugende, nibwo twagiye rero duhura n'umukecuru n'umwana we, baratubwira ngo muri kujya he mwiba? Mukuru wanjye aravuga uti twarimo guhunga. Ngo mwiba iki? Ngo mwicare hano. Barambuye umusambi ku byobo, uwicaragamo yamanukanaga n'uwo musambi. Ubwo mbonye mukuru wanjye amanutse, ndavuga se ngiye ko nsigaye njyenyine, mukuru wanjye amanuka ari kuriya ngo mama yari yansigiye abana none arabasize, baramfashe, yari ngiwe na musaza wanjye, baramfata barankubita, bankubita ubuhiri, bankubita imipanga, musaza wanjye yicaye hariya, mukuru wanjye ni mu cyobo, umusaza wanjye yicaye hariya, ngiye bari kunkubita, ndavuga ndazira iki? Barangije baravuga uti nimumukuremo umwuka, uwo mwana w'agafaranga nimumukuremo umwuka, uti tuzamukuramo umwuka neza neza, twabonye papa we ahambanywe na se. Nuko banshyize hariya, bahita babwira wa muhungu uti wowe urajyana na mushiki wawe hariya umwirongorere, turashaka ko urongora mushiki wawe. Ni ukuri Migambi ntabwo yari azi ngo kurongora ni iki, yari umwana w'imyaka 5. Uwo mukuru wanjye bari kumubwira ngo narongore afite imyaka 9 isanga 10. Migambi baravuze barongora gute? Akivuga ngo nose barongora gute, bamukubise ikibatiri cy'umuhoro, ngo twavuze ngo rongora mushiki wawe. Ubwo mushiki we bahita bamuzamura mu cyobo, ngo twereke, ngo reka turebe ukuntu umututsi arongora. Migambi yarababwiye uti ya ntago mbizi, munyereke uko barongora, ntago mbizi. Bahamagaye interahamwe ifite imbaraga y'ikigabo, urumva ko ngewe bari bankubise ariko ntavuyemo umwuka, bahamagaye y'interahamwe niko navuga, rijya kuri mukuru wanjye riramurongora, rivuyeho hajyaho irindi, baramurongora ni 2. Barangije ubwo ndi kureba n'amaso yanjye, barangije bamushyira hariya, bashyushya amazi yabiraga, bamumenaho amazi. Ubwo ndi kureba Migambi yanze kumurongorana, bamukubise, bamugize intera aryamyeho, buri cyo arambwira mu kajwi gatoya, arambwira uti muzirwaneho, ngenda ibyanjye birarangiye,
ni ukuri bamutinze aho, ubwo barambwira ngo njyewe ngo ningende ngo kano ni agahungu turagasigarana, ngiyi ni inyenzi ngo ntaho yajya, ngo abahungu nibo ngo kabitera. Ndavuga ese Imana ko nsigaye njyenyine ndajya he? Ubwo bakimbwira ngo ningende najye manuka ahantu mu Masaka, ndagenda mpasanga abandi bantu bari baryamye, babanza kunyikanga, ndababwira uti njyewe, babwira uko bingendekeye, barambwira uti nawe icara hano ubwo uri guhunga. Naricaye twicara mu Masaka, mu minota itari mikeya twumvishe amasasu, uko barashe niko Amasaka yahitaga aryama, yahitaga agwa, noneho akatugwira, twebwe akatugwira akaduhisha. Baraje badukandagiraho, ninjye bakandagiyeho ndana, maze kwana baravuga ngo vamo vuba, navuye mvamo mvuga uti nimumbabarire nimunyice, kuko nabibabwiye ntabwo banyishe, baravuze ngo tugende. Mwa bantu mwe, ahantu twagiye ntabwo mpazi, barangendesheje, navuga ngo ndarushye bakankubita, bakagaburira abana babo njye ntibangaburire, insa nabi, nuko ngeze imbere nahuye n'umugabo w'iwacu, arambwira uti uri kujya hano hantu hagejejwe nande? Ndavuga uti njyewe interahamwe nizo zanzanye. Nawe yari interahamwe ariko we kubera ko yaranzi yanshyize inyuma. Nabonaga afite imihoro n'antamungano, intwaro nyinshi cyane, ndavuga uti uyu niwe ugiye kunyica inyuma. Natandukanye n'iwacu, natandukanye na mukuru wanjye, ndi njyenyine, anshyira inyuma, abantu bakajya bamubwira uti zana uwo mwana, reka ariko uyu nguyu ni uwo mushiki wanjye. Uwo mugabo arangendana aza kunkorera ibintu nawe bitari byiza, kuko iyo nangendanye tugeze imbere gato, arambwira ngo ninsanga abandi muri uru rwobo. Hari inzu kuriya abantu bajyaga bacukura ahantu batara ibitoki, bari barimo, hirya yaho hari icyobo kinini kirimo abantu. Arambwira uti ararushye kungendana, nanjye nisange bene wacu, dore iwanyu bose barimo hano, nawe basangemo hano. Ndavuga uti mbabara kunjyana muri uru rwobo. Arambwira ngo ubu se igihe nakugendaniye umugisha nakoreye ngo nabonye ko nawe nikoreye, abankubise ikintu cy'igiti mu bitugu, ndana icyaha nyimanukamo, nyicaramo, nari nicaye ku mitwe y'abantu, nicaye nabi, harimo abapfuye, harimo abazima, nuko imba muri icyo cyobo, nanjye njoga inyo, ariko nza kugira Imana, ari umuntu wabonaga badushyiramo, wa muntu aza gukuramo abantu bazima nijoro, nanjye bankuramo bamvana muri icyo cyobo, badushyira muri cya kizu, aba ariho twibera. Nuko tumazemo igihe tutarya tutanywa, twarabaye nabi, twibaza icyo tuzira, kiratuyobera. Nkajya mbaza abo turi kumwe, nkababaza ngo ese turazira iki?
nabo bakansubiza ntabwo natwe turamenya icyo tuzira. None se bariya ko badakubitwa ahubwo badukubita? Uti tuze. Nuko icyo kiziro naje kukivanwamo na musaza wanjye, anjyana, yatujyanye turi abana benshi, yongera atuboneza inzira mu Gifunzo ahantu bitaga Senide. Turagiye, tugezeyo ahantu twicaye havuye inzoka, ikiyoka kinini, ariko nta kintu yatugize, twarayibonye turikanga tuvamo. Tugeze imbere nanone twicaye ahandi tubona imbwa, imbwa iramoka cyane pe, imbwa iramoka, imbwa iba imbwa. Turavuga uti rero iyi mbwa igiye kuduteza abantu. Turahava tujya mu Gifunzo noneho imbere. Nibwo interahamwe zaje zihadusanga, ziravuga uti abo twari twabuze turababonye, aba nibo tugiye kwikurizaho tugataha. Amasaha yageze, reka tubikurizeho dutahe. Baraje baravuga uti tugiye kurongora abagore cyangwa tubahe abagabo babo barongorane turebe. Mana yanjye, barabarongoye, barabarongora, abataka barataka. Amahirwe njye baravuga ngo kano ni akana tukareke. Mana we, bakivuga ngo ni akana tukareke, baramfashe bankubita na mugano mu mutwe, bankubita imihoro ku maguru, yewe ntacyo batakoze. Barangije ngo ibi ntabwo birangije, ngo twababwiye ko barimo tugiye kwikurizaho. Baramfashe baranzunguza bankubita ku gikuta. Ni n'umugore wabikoze, Imana imuhe umugisha, yarakoze. Yankubise ku gikuta, ndagaruka ndavuga ngo nimba adapfuye azapfira ahandi. Bansigaho abo bagore nabo sinzi uko byagenze, kuko njye ibyanjye byari birangiye. Nigumira aho nguma aho ngaho, sinzi uwantoraguye anjyana ahantu mu gishuri. Anjyanye mu gishuri aba ariho nibera. Barangije interahamwe nazo zidusangayo, zafashe matora ziratwika zititaye ngo turimo. Zaravuze ngo n'ubundi natwe turiho tutariho, reka mwe tubyikuze. Baradufashe batuzingira muri matora, ahubwo ijya Mana irinda umuntu, ni ukuri iyo matora yarahiye irashya ishira, yaba itarangeraho. Mama aza kuza, mama aje uti se uracyahumeka? Ndavuga uti ndiho ntariho, uri kumwe nande? Ntabwo nzaba turi kumwe. Mama uti nanjye bari kumpiga, guma aho ngaho ntawe mfite ngutwara. Mama aragenda, ariko nsubiye inyuma gato hari ingarani y'ibishingwe, ndayibuka neza, yari iri ahantu ku muturanyi. Ndagenda naryamyemo, maze kuryamamo baza gusaka iyo nzu. Basasa iyo nzu basanga ba nyirayo bagiye, ariko basanga ni njyewe uharyamye. Nari umwe aho hantu. Ndakomeza ndaryama,
ngiye kumva numva interahamwe iraje ibwiye izindi ngo uzi ko hano harimo umuntu, baba baraje bansanzemo bajya kunjugunya muri tuwarete nyijyamo nza kuyikuramo ndarongotana ndagenda, ngeze imbere nibwo nahasanze abagabo baravuga uti ese wa mwana ukwa agafaranga eko tubona ari wenyine, barampamagara uti bite urava ukagenda, avuga uti wapi byanze, barambwira uti icara hano, ndahicara, haciye akanya bazaniye umugore wari ufite abana babiri anjyana iwe. Uwo mugore yari umugore w'interahamwe, bakajya bampisha munsi y'igitanda bakaza kumpiga, umugore akavuga uti reka kariya karagiye kandi ndimo imbere, ni ukuri ntago muzi ntago mwibuka, gusa Imana izamuha umugisha nimba akiriho. Barangije arambwira uti rero wa mwana we utazagwa hano igendere, ndavuga uti ndagenda njya hino manyicire hano, narahabaye ndahaba, hari ikigabo twari duturanye cyitwaga Cyiza, ubwo Cyiza twaje gukubitana mvuye muri tuwarete yabo, aravuga uti uyu mwana agafaranga namwishe nanjye nahita mpfa, ndavuga uti ibyanjye birarangiye, gusa mu ijuru hari Imana. Uwo mugabo yagiye kuzana igitero ngo kize kinyice, uwo mugore ahita ambwira ngo genda mu nsina ugwe hanze ntugwe mu nzu. Nafashe inzira ndagenda ntazi iyo ndi kujya, ngeze imbere mpura n'umurambo wa mama, mpura n'uwa musaza wanjye, noneho nyicaramo n'abandi ntazi, nyicaramo ndavuga uti birandangiranye, mama ngo yarapfuye, abo tuvukana ngaba baragiye, njyewe nsigaye ndinde, nsigaye hehe? Naricaye nica muri ya mirambo, mbonye munyiriho n'imvura yaguye, ndongera ndaboneza ndagenda, aje kugenda naturaguwe n'umudamu nanone, arambwira uti wa mwana we ko nzi kuri akana kawe uri kujya ukavayo, ndavuga uti narushye nananiwe nirukanse nanone njyana iwawe, uti se nanjye ko bari kunshaka ngo nahishe abantu benshi, ndakujyana iwanjye nkugeze. Nuko uwo mudamu aramfata aranjyana, cyakoze yampaye ibiryo n'amazi ndanywa, yampaye n'umutobe, arangije arambwira ngo ningende, ndavuga uti reka mboneze njye kureba iwacu ku ivuko, ndebe ko nta agashweshwe gahari. Naragiye ndaboneza ndagenda, ngeze imbere nibwo nahuye n'umusirikare, arambwira uti uri kujya ukavahe? Ndavuga uti njye nihishaga abantu batwirukankanaga, ntabwo nzi ngo ni bande. Barambwira uti uri ukwande? Ndavuga uti iwacu ni hariya haruguru, uri kumwe nande? Ndi njyenyine. Barambwira uti tugende utwereke iwanyu. Ndavuga uti noneho ababo barankuraho, mbese bagiye kunkoresha ibyo biyumvamo, noneho abasimbakira. Twaragenda avuga uti mu rugo ari hano, nageze mu rugo nsanga baratwitse, nsanga barashenye,
gusa aha twari dufite imyembe yareze, ngira b'abasirikare uti bari babiri uti mutaranyica mureke njye ku mwembe wo mu rugo indye, barandetse nca imyembe ndicara ndarya, maze kurya ndababwira none muri kunjyana mundekere iwacu aha niho iwacu, tugenda usanga abandi humura nta kintu tukugira, twebwe twaje kubakiza ntabwo twaje kubica, ntabwo nkwishe ntabwo nkwica. Ubwo twaragiye bari bafite ibijumba, bampaye ibijumba 3 ndabirya, ubwo natoraguye na avoka ari iwacu ndarisha, nuko baranjyana ahantu ku gasantere bitaga kuri arete, ubwo nahahuriye n'abandi bo mu gace, noneho ndavuga uti ndakize ndaruhutse, ariko nsubira inyuma gato tukiri mu rugo n'abo basirikare RPF barambwiye uti wamenya iwanyu nimba bagihari, ndavuga se bari bavuye ko mwarangije kubica? Baravuga ngo ntabwo ari twe twabishe, humura nimba bariho uraza kubabona. Koko ntabwo nababonye ariko numvise amakuru yabo ko bapfuye, baradufashe ubwo badushyira aho ngaho ku gasantere, tukajya tubona imodoka zije kudutora zitujyana i Nyamata ahantu mu kigo, nanjye ngendamo nibwo nabonanye na bene wacu, nibwo nabonanye n'abo mu gace, ndavuga uti ntacyo nkibaye, ubwo nabonanye n'ab'iwacu, nuko baduha ibyo kurya, baduha ibyo kuryamaho, baratwakira batwereka amacumbi meza, Nyamata mu mujyi turatura tukajya turya, noneho ndibuka ko naryaga mvuga uti ese ko ndi kurya nkaba ntari guhaga? Ntabwo nahagaga, nahaze nyuma mbona ndi burya umunsi mu kanya nkarya n'ejo nkarya, nibwo naje gushira umururumba, ahubwo n'inzara nari mfite nayo ntabwo yari shyashya, ariko nshima Imana, ni ukuri nshima Imana kandi nkashimira n'abantu babohoye u Rwanda. Ni ukuri inkotanyi zakoze akazi, nubwo twavuga uti hari abagiye ariko hari n'abasigaye, ni ukuri ntabwo nasoza ntashimiye inkotanyi, zarakoze, zandukoreye famiye, nanjye ubwanjye zirandukora, ni ukuri ni izo gushimwa, iyo zitaboneka ndumva izo nterahamwe zari kugera ku ntego zashakaga, kuko intego yabo yari iyo gutsembatsemba, ariko ni ukuri inkotanyi zokabyara zogaheka, ni ukuri zaratwogoshe, zaduhaye umwenda wo kwambara, zaturemyemo icyizere cy'ejo hazaza. Njye ntabwo nari nzi ko, ni ukuri mureke mbabwire, njye ntabwo nari nzi ko naba umuntu ngo nicarane n'abantu, kuko nabonaga biguye, kandi n'ubu iyo binyasamiye ndavuga ngo nta joro ridacya, ijoro ryose riracya uko ryaba risa kose, ni ukuri mujye mureka dushime Imana, kuko hari aho yadukuye hari n'aho itugejeje ubu,
ugira ngo si izo nkotanyi zo si Imana yazikoreyemo? Interahamwe zarwanaga nazo zari nyinshi kurusha inkotanyi. Inkotanyi zari nkeya pe, niko mbyumva, zari nke, ariko ziravuga uti tugiye kubohoza igihugu. Ntabwo nazo zari zibyiyumvamo, ariko zafashijwe n'Imana. Rero nasoza mvuga ngo zarakoze zirakabaho, zirakarama, zankuye mu gifunzo ntari kwikuramo, mama atari kunkuramo, data yari yagiye sinamubonaga, ariko n'inkotanyi nabonye zinkorera ibintu umubyeyi wawe wakubyaye yagukorera ukishima. Inkotanyi zitanze ku bwanjye no ku bwawe, ni ukuri zarakoze. Nkiri aho rero nyuma gato, kubera kunemagura mu mutwe, kubera guhungabana, naje guhura n'ubumuga bwaturutse ku bwonko. Ndagenda nabaye ikimuga, izi mbago mubona aha ni izanjye, nta kintu mbashije gukora. Ni ukuri ndarera abana nta bushobozi, ndarera abana nta cumbi, ariko nzi ko mu ijuru hari Imana. Ubwo rero nkiri aho ngaho, imbago zanjye ngizi hano nizo nkoresha mu gutambuka, nta kintu nshoboye gukora. Ngo nkaba ndi gusaba abanyumva bafite umutima wa kimuntu, bafite ikintu bumva bamarira, ni ukuri birangoye, bikomereye umutima wanjye. Ni ibintu bijya bimbabaza cyane iyo tugeze muri ibi bihe, nkajya kubona nkabona nta kintu mfite cyo kurya, ya nzara irangarukiye, nkajya kubona nkabona nta hantu mfite ho kuba, nyir'ibyo ndari kunkomangira, nkavuga uti kwa kuba hanze ko cyagiye kurangarukiye, bikomeza kunkomeretsa umutima. Ariko mbonye ahantu mba, mbonye umuntu umfasha, nanjye nakwishima nkigarura icyizere cy'ejo hazaza. Murakoze.